kubera ko rero uyu munsi mfite message ikomeye muraza kumbabarira. Today I have a very heavy, powerful message. Kuko ni message ikurugutura. It is a message that has come to rebuke. Ndababwira ngo nimusinzire, uwumva sinzira yicarira inyuma. Don't fall asleep, be awake. Mutege amatwi, message y'uyu munsi iravuga ngo Today's message says kwibeshya ko kubaho byoroshye. Lie of easy living. Abantu twese twibeshya ko ubuzima bworoshye. Most of us, we feel like life is easy. Ariko mu by'ukuri iki ni ikinyoma. But it is a lie. Kubera ko mwese tuzi neza ijambo ry'Imana. Dusoma Bibiliya. We read the Bible. Twumvishe ibitangaza Yesu yakoze n'amagambo yavuze. We have heard about the signs and wonders that Jesus Christ has done. Haraho mwigeze mwumva Yesu avuga yuko kubaho kuri iyi si byoroshye. Did you ever hear that Jesus said that living in this earth is easy? Ninde ubigisha ze ku buzima bwo kuri iyi si bworoshye? So who has taught us that living here is easy? Ntago kuba hano ku isi byoroshye. It's not easy to live here on earth. Ikintu rero kibaho ni iki muri ibyo? Nuko iyo twize gutyo. When you are thought in a bad way like that, twibaza ko umutungo mwinshi, amafaranga menshi, amazu menshi aribwo butunzi, aribwo kubaho neza. We consider the material, the houses, everything that we have got, that we equal that with a good life. Tukibeshya ngo umuntu yafite utubati twuzuye imyenda. We consider having a lot of clothes in your bedroom. Ukibaza ngo uwo muntu ufite ibyo byose ngo niwe ufite ubuzima bwiza. You lie to yourself that person with the possession they have a good life. Ubu rero tugiye kureba ko mu by'ukuri ibyo twatekerezaga atari ukuri. So we are going to see that whatever we thought, it's not true. Kuko ubuzima bw'aha ku isi ntago bworoshye. Life here, it's not easy. Iyo dusomye mu ijambo dusanga mu butumwa bwiza bw'Imana mu Abefeso ku murongo wa gatandatu. Igice cya gatandatu kuva ku murongo wa 10 kugeza ku wa 13 wadusomera. Dusome mu izina rya Yesu. Abefeso igice cya gatandatu kuva ku murongo wa 10 kugera ku wa 13 handitse ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Amen. Let's read in Ephesians chapter 6 verse 10 to 13. A final word, be strong in the Lord and in his mighty power. Put on all the God's armor so that you will be able to stand firm against all strategies of the devil. For we are not fighting against flesh and blood enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers in this dark world, against evil spirits in the heavenly places. Therefore, put on every piece of God's armor so that you will be able to resist the enemy in the time of evil. Then after the battle, you will still be standing firm. Amen. Ndagira ngo mwongere munsomere kuri uwo murongo wa 13. Ku murongo wa 13.
igice cya gatandatu cyane kuri uwo murongo wa 13. Abefeso igice cya gatandatu umurongo wa 13. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Amen. Amen. We read again Ephesians 6 verse 13. Therefore put on every piece of God's armor, so you will be able to resist the enemy in the time of evil. Then after the battle, you will still be standing firm. Amen. Niba mubyumvise neza, tugomba gutwara intwaro. Gutwara intwaro bigaragaza iki? Bitugaragariza iki? Turi mu ntambara. We are in the battle. Turi mu ntambara. Bivuze rero aha niho dutsindirwa. Aha niho dutsindirwa twibeshye. Kuko iryo jambo ritubwira ku murongo wa 13 ngo turangije byose. Ese ibyo turangiza byose murumva ibyo ari byo? Ibyo turangiza ni ibiki? Turangije byose dushobora guhagarara tudatsinzwe. The word of God says, then after the battle you will stand firm. What does that mean? Ahangaha twumve neza ngo turangije byose. After we finish everything. Ikintu cya mbere kurangiza byose bisobanuye iki? Bisobanuye ko tuba turi mu nzira y'Imana, tuba dusenga. That word means that we are in line with God, we are in agreement with God, we are praying, twiyirije, we are fasting, twakoze imirimo y'urukundo, we are doing the works of love, twafashije abakene, we are supporting the poor, twasuye abarwayi, we are going to the hospital to visit the sick, turimo kugendera mu bwiza bw'Imana, and we are going through the glory of God. Icyo uba ufite icyo gihe ushoboye ibyo ngibyo, ahasigaye Imana iratubwira ngo duhagarare dushikame. If you can do all of that, then the Lord tells you that you have to stand firm. Dushikame. Bwira mugenzi wawe uti shikama. Tell your neighbor Shikama. to stand firm. Shikama. Stand firm. Aho kwibeshya ko dufite ngo ubuzima bworoshye. Instead of lying to ourselves that we have an easy life. Iyo dukomeje muri ririya jambo, if we can continue in the same word of God, tubonye ko ngo dushikame igihe cy'iminsi mibi. We have to stand firm during bad seasons. Evil days. Evil days. Tugomba guhagarara mu gihe cy'iminsi mibi. We have to stand firm during evil days. Iyo bavuze iminsi mibi ni iyihe? What are those evil days? What does that mean? Baba batubwira iki? Ni cya gihe tuba turi mu makuba. That is the time that we have a lot of challenges, troubles. Ni igihe tuba turwaye. That is when we are sick. Ni igihe tuba dufite imijinya. That is when you have anger. Ni igihe tuba twabuze abantu bacu. That is where you are in a time of you have lost your relatives. Ni igihe tuba dufite agahinda kenshi. That is the time of sorrow. Ni igihe tuba dufite ubukene. That is the time of poverty. Icyo gihe niyo ya minsi mibi hano batubwira. Those are the times of evil that the word of God is telling Muri us. make twabuze amahoro y'umutima. Which means we have lost the peace of God. Icyo gihe rero nicyo gihe cyo guhagarara tugashika. That is the time, the same time, the time of evil, it's the time also we have to stand firm. Ngira ngo ijambo ry'Imana ryabitubwiye hariya mu Befeso 6:13 ku murongo wa 13 haratwereka neza ko mu bihe nk'ibyo aribwo tugomba gushikama. Verse 13 tells us really how to stand our ground during the time of evil. Ubu bubabare buza muri cya gihe runaka. Ni circumstance. Yes. Okay. Ubu bubabare mwumva tuvuga
bugira igihe buziramo, kandi hakaza n'ikindi gihe. Nyuma y'ubwo bubabare haba hariho n'ikindi gihe. There is a season of sorrow, but there is also another season. Ijambo ry'Imana rero riratubwira neza ngo musomye muri Zaburi ya 30 ku murongo wa 6 ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Hallelujah. Amen. The word of God says in Psalm 30 verse 5 says, weeping may last through the night, but joy comes with the morning. Icyo gihe rero cy'amarira nicyo gihe tugomba gushikama, nicyo gihe tugomba guhagarara dukomeye tuvuga ubwiza bw'Imana. That time of weeping, that time of tears, that's when we have to stand firm to testify the goodness of the Lord. Twebwe hano ku isi duhora ku gitutu. We are always on pressure. Duhora ku gitutu cy'ubuzima, siko bimeze? We are always under pressure. Uvuga uyu munsi ndararira iki noneho? You tell yourself, you ask yourself, what am I Ibyo going warariye to eat? ubushize ninde uba wabiguhaye? Who gave you the food that you ate yesterday? Ninde wakubwiye ko uzageza icyo gihe? Who told you that you will actually be alive today? Ninde ukwereka yuko wowe ubwawe wagombye kuba uri muri uwo mwanya urimo? Who told you that you would be standing where you are standing right now? Ibyo rero byagombye kuduhindurira ubuzima. That could change our lives. Tukamenya gushikama. We learn how to stand firm. Tukamenya gushikama kuko urwana intambara nziza numenya gushikama. The one who is good in battle, he's the one who knows how to stand firm. Hano tugira byinshi. Ushobora kubona umucuruzi. You could see a business person. W'umukire koko ugenda muri Vewiti cyangwa izitwa za Vogue. That businessman is very rich and he has cars, the latest models. Ariko buriya iyo agenda muri ziriya modoka, But when he's using those cars, ushobora kwibaza ngo we nta kibazo agira. you would think that he doesn't have any problem. Sibyo ni ukuri? Is that true? Nagira ngo mbamenyeshe yuko amafaranga menshi ntago ari bwo buzima bwiza. I want to tell you that a lot of money, to have a lot of money, doesn't mean that you have a good life. Ayo mafaranga menshi ntago ari avuga ko uri mu buzima bworoshye. It doesn't mean that you have an easy life. Nagira ngo mbabwire abantu bicwa na stroke. Those people that die of stroke, ntago ari babandi bakennye. they are not those we think they are poor. Ni babandi usanga bafite ibintu byinshi. Those are the ones who have a lot material. Nagira ngo mbabwire ko hari n'igihe uba wifuza ngo icyama nkamera nkawe, ariko wakwereka ibibazo bye wavuga uti no oya reka nigarukire mu buzima bwanjye. Sometimes you want to become those people, those rich people, but if they can show you a picture of his issues, you would say, no, I want to remain where I am. Kuko mu buryo bw'umwuka, because in a spiritual realm, dufite buri muntu wese afite ahahagaze uruziga rwe. Everyone has his position. Kandi muri urwo ruziga niho harimo cya gitutu. In that area that you are standing on, that's where you get pressure. Iyo aho ngaho rero muri rwa ruziga akenshi aho kwitabaza bimwe twabonye za intwaro Imana mu ijambo ry'Imana batubwiye, ahubwo ushaka kubikwepa. In that point where you are standing, that's where you get pressure. Instead of thinking of using the armor of God, as the Ephesians 6 has taught us, you want to leave. You want to go away from your standing point. Iyo ubihunze, iyo bivuyemo, uvuye muri rwa ruziga rwawe, ukirinda gukoresha za ntwaro Imana hariya ijambo ry'Imana ryatweretse, icyo gihe uba utsinzwe burundu. When you go away from your point of position, you don't use the armor of God, then you have lost the battle already.
reka nongere mbaho urugero mujya mwumva abaririmbyi b'ibyamamare. Let me give you another example of singers, those renowned singers. Reka mbaho urugero rw'umuririmbyi ukomeye muri aka karere. A musician who is very powerful. Abajene bamubwira harya yitwa nduriya mu Tanzania. Yitwa Diamond. Like Diamond, for example, from Tanzania. Numwe muri aka karere tuzi ngo arakomeye cyane. We know that he is powerful. Yuko afite amafaranga menshi. That he has money. Ariko a lot of money. Buriya nubwo tuvuga ngo afite amafaranga menshi, nawe afite ibibazo byinshi. But even if we say that he has a lot of money, he has also some troubles. Kuko akenshi twebwe ibidukurura nibyo tubona mu nteko rusange z'abantu. Because what attracts us really, it's what we see physically. In public. In public, yes. Yes. Nibyo tubona abantu hamwe ahita ngo reka turebe. Uramureba ariko ntaguzi ibimurimo ahaba bimeze bite. Iwe mu mutima bimeze bite. Ntabwo ibyo bintu bizi. You see that person, you watch that person in public, and you want to see that person, but really you don't know what is in his heart. You don't know what is hiding behind the scenes. Nagira ngo rero icyo kintu, icyo cyo kureba ibyo byo mu bantu muri rusange, nicyo kinyoma cyatubase. Looking at a person in a public way, looking at a physical world, that is where we have lost. Aho ngaho niho tuzi yuko ngo ubuzima bworoshye. Njya numva hariho abantu babivuga ngo ubuzima buraryoshye. Buryoshye bute wakubaza test yabwo. Ubwo buzima wabubona ukumva test yabwo. Bworoshye bute. Some people, they just say that life is easy, life is juicy. Can you explain what that means? How is it easy? Nagira ngo rero mbabwire ko ku isi burya tubeshwaho n'icyo kinyoma cyo kuvuga ko ubuzima bworoshye. We always lie to ourselves saying that life is easy. Mu by'ukuri ntago ubuzima bworoshye kubera ko bwose ubuzima tububona muri bya bihe bitandukanye. Ibihe by'uburumbuke turabyina. Reka hazaze cya gihe kibi rero ngo ngewe utangira gucomplaining. Narasengaga, narafastinze, nta kintu ntakoze, Imana yaranyibagiwe. You start by complaining. Utangira kwijujuta. Urijujuta, ariko ijambo ry'Imana riratwigisha neza kwisi turiho. Imana yo ibona ko ahangaha ari intambara. Paulo mu bwiza bw'Imana biriya yabwiraga Abefeso, mu buntu bw'Imana yamugiriye mu bwiza bwayo, we abibona nk'iki nko gushikama. Tugomba gushikama. We have to stand. The Lord sees that we are in a battle. In this world we are in a battle, but for us we lie out to ourselves saying life is easy. When you are in a season of harvest, season of plenty, you glorify the Lord. But when the season changes, you start complaining. So Paul has said in Ephesians 6 that we should stand firm in all those seasons. Ubuzima ni uruziga rw'ubuzima rero duhagazemo. Kandi urwo ruziga twabonye ko rurimo igitutu cy'ukuntu ugomba kubaho. Nzariha minerivare gute? Abamwe bafata n'ibyemezo byo guhagarika ngo nawe mfite abana babiri ariko ninjya kubyara wa gatatu nzamwishyurira. Utangiye kwibaza abo babiri bose ninde wakubwiye ko washobora kubishyurira? Who told you? Ninde wabibabwiye? In that life you are living, you get a lot of pressures. You get a lot of pressure about your family, asking yourself, how are you going to pay for the school fees for your children? And sometimes you even start thinking and deciding on how many children you will have, depending on the pressures around you. Ibyo byose rero tugomba icyo dukuramo nukumenya guhagarara dushikame.
What we have to do is to stand firm in those seasons. ikindi kosa dukora rikomeye, The other mistake we make, iyo igihe nk'icyo kigeze when that time comes, utangira kwirukira abantu. you start looking for support from people. abantu ba mbere wirukira ni abantu wita inshuti zawe. You go to your friends. Ugatangira kubabwira ndagowe, ndapfuye, meze gutya. You start telling them about your problems. Nagira ngo mbabwize ukuri, burya iyo hari ibihe ugeramo, ariko murasinzira, njye nibaza ko nta wasinzira. Wake up, people. Wake up. Abasinziriye, profete niwe ujya avuga ati ntimukanshyira imbere abasinzira mujye mujyana inyuma. Namwe rero mwisinzira n'ukuri, ibintu turi kwiga birakomeye. Mukomanga abasinziriye mwicaranye. Abakomange mubabuze gusinzira. Icyo rero nashaka kubabwira hano nuko iyo turi muri ibyo bihe dutangira kwirukira inshuti. Inshuti dufite nizimeze gute? Reka mbabazi, inshuti dufite nizimeze gute? Let me ask you, what kind of friends do you have? Mufite izihe inshuti? Baza mugenzi wawe mubidiskite, mubazanye inshuti zawe zimeze zite, muganire mwese, umwe abaze mugenzi we ati inshuti zawe zimeze zite. What is the nature of your friend? What type of friends do you have that you run to when you have hard times? Reka rero mbahe isura y'inshuti mufite. Let me give you a picture of your friends. Inshuti mufite ni inshuti iyo mwese, iyo muri cya gihe cy'ibintu mwicarana, mugasangira, mugatemberana, mugasurana. Ariko iyo bigeze cya gihe cy'iminsi mibi, icyambere kibaho, iyo wa wundi yari ifite atangira kuvuga ari kuri yari yate koko ngo ndebe ngo yamiraguraga mbivuga. You have friends only during good times. You spend time together, you walk together, you chat, you discuss, you go to each other's houses, you visit each other. But during another season of hard times, then the friend, you see that friend that is even not looking at you, he starts talking about you. Noneho nukuvuga rero ubwoko bw'inshuti mufite nubuhe? Nubwo gusangira ndetse no kwishimana gusa, ariko ntimuzahurire mu mubabaro. The kind of friends that we have are those that we are together in good times, but not in bad seasons. Kuko iyo bigeze icyo gihe buri wese atangira kukwereka yuko wowe ubwawe usa n'utagira ubwenge, ibyo ukora ibikugezeho bitagombye kubaho, ariko nawe byamugeraho agaho kari kundi nabwo kagatangira guhandurika. Uko niko kuri. Your friends actually, they start talking about you, they start belittling you, they start discussing how you don't have any wisdom, any knowledge, but then when they also reach that same season, you also start talking about them. Ikintu nashaka kubabwira ahangaha, ntago turi ibihe tubamo bikomeye. Nk'ubu njya mbivuga, umuntu ari kiyavuga ngo ngewe ngo wamubwira uti amakuba akayumvamo uburwayi, gupfusha, kugira gute. Ariko burya tugira amakuba menshi. Amakuba mu buzima ni menshi. Time of troubles are many kinds of trouble. It's not only to lack, it's not only to lose a relative. A time of trouble signifies a lot of things. Ushobora guhura n'ibintu ukarwara nka depression. You can get depressed. Icyo gihe ntago uri mu makuba. Isn't that trouble? Igihe uri umukene udashobora kuzuza inshingano ufite nk'umubyeyi ku bana, ayo si amakuba urimo.
when you are in a time of need and you can't even satisfy the needs of your house, isn't that trouble? Ibyo byose rero tugomba kumenya gushika. Ikindi ntitube abana bizera abana b'abantu, ahubwo tugahagarara ku Mana tugashika. Nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwiye. We have to be standing firm in the Lord, not looking for support from other people. Kuko ushobora no kunyirukira ndi pasiteri, uzi ibibazo ngiye mfite. You can even come to me as a pastor. N'urugero mbahaye. Do you know how many problems that I have? Ariko simvuze ngo ahubwo dufatanya iki? Dufatanya isengesho no gushikama. We pray together and we stand together. Ariko wikumva ko ugiye hari umuntu ugiye kurohaho pressure yawe kandi nawe ubwe ntuzi pressure afite. Don't put the whole pressure on that person, not knowing also that the same person has many issues. Musangira ukwizera, mugasangira gushikama muri ibyo bibazo. You can only share trusting God and standing firm in those periods of evil. Kuko dufite ikibazo kikomeye cyane. Nge hano njya mbibona. Iyo bimeze neza twese tuza ku rusengero. Haba akantu gato kadukomanga gato. Aho kugumya kuza ku rusengero, ahubwo tugahunga urusengero. I have noticed, I have observed in this church as well, that when we are happy, when everything goes well, then we come here, a lot of us in the church. But if there is anything shaking us, immediately we leave the house of the Lord. Aho kandi ari cyo gihe twakagombye kujyamo tugahagarara tugashikama tukegera Imana kurusha. That would actually have been the period that you come back to the house of the Lord and you stand in the house of the Lord, not going away from the house. Profete nuja akunda kwigisha. Our prophet, sometimes he teaches that. Mu byukuri nta Satani, ahubwo Satani nitwe. Ajya bivuga. He says that sometimes it is not Satan, sometimes Satan is us. Icyo ni ikibazo gikomeye. Kubera iki? Kuko iki jambo ibyo twiga byinjira mu gutwi kumwe bikanyura mu kundi, kandi ibyo ari byo byagombye kudukiza. Because we don't care about the teachings, we listen today but we lose everything, and we don't keep the word of God or apply the teaching that we have got. Nta mafaranga ufite uburwayi, ufite imbaraga nke muri byose, egera Imana, shikama. During the time of need, stand firm in the Lord. Kubera ko iyo dukomeje guhagarara tugahagarara hamwe Imana yatweretse muri position yacu, icyo gihe ibyo biba birimo kuba bitwereka ko turi hafi gutabarwa. Haleluya! Biba bitwereka ko turi hafi gutabarwa, kwigihe cyo kudutabara cyageze. Ariko ibyo biradusaba guhama hahandi tugashikama tugahagarara kandi dufite ukwizera. During our time of needs, that's when we have to stand firm, and it is a sign that we are actually reaching to the salvation. We are about to reach the salvation. Kuko iyo dutangiye kuva hahandi Imana yari yatubwiye tuba. Because when we move away from the standing point that God has appointed us to be, icyo gihe uba watangiye guhunga ibyo ukora biba ari ugushaka kwawe. What you do is your will. Ntago biba ari ugushaka kw'Imana. It's not the will of God. Byanze bikunze rero igikurikiraho ni ukuzahora muri bwa buzima bw'uruziga. What follows, it's very simple. It's the cycle of life that you don't go out of. Niba wibaza ko uri busohoke muri aya makuba, nkubajije ubundi uba warayinjije mute? Ese nkubaze ubundi wowe wakubaza uko winjiye muri icyo gihe, muri iyo circumstance, wakubaza ati winjiye ute muri iyi circumstance, wamusubiza? If someone asks you how did you get there, how did you get into that circumstance,
wagombye rero kwibaza uti kuba ubwanjye ntazi uburyo nayinjiyemo kwisohokamo ni ugushikama hahandi Imana yo igakora umurimo. Because I don't know how I get there, I have to stand firm in the Lord and waiting upon the Lord and be still and wait until the Lord rescue me. Icyo gihe ibi ndabibabwira mwebwe nk'abakristo. I'm telling you this because you are Christians. Kuko utari umukristo ubimubwiye yajya avuga turi uriya mupasiteri agomba kuba afite n'ibindi bibazo mu mutwe ntazi. If I tell this to someone who is not a Christian, he would think that maybe that pastor has some issues in his mind. Ariko mu by'ukuri uko niko kuri. But that is the simple truth. Niba wibaza ukuri busohoke muri ayo makuba ugomba kumenya ko atari we wayiyinjijemo, ukamenya guhagarara ugashikama kuko uburi butabarwe mu izina rya Yesu Kristo. At the end, you are going to be rescued in the name of Jesus Christ if you stand firm in that time of evil. Gushikamaho bivuze kurangiza ibihe bimwe twavuze. Wasenze, wafastinze, wakoze imirimo y'urukundo, wiyegereje Imana, ahasigaye icyuburindiriye n'ugute gutegereza. You can only wait after you have done everything you are required to do. Supporting people, praying, fasting, and giving to the needy, giving to the sick, giving your time, sacrifice yourself, then you wait upon the Lord. Iyo utegereje ni ukuvuga uba uhari. When you are waiting, it means that you are standing there. You are here. You are there. You are present. You are present. Wigenda rero uragenda. Iyo ugiye ni ukuvuga ubuhunze ibisubizo by'Imana. When you leave, it means that you don't want the response or the will of God to be in your life. Ikintu rero gikomeye nuko ibyo bintu nibyo twebwe twihoreramo, nibyo duhora dukora. Ubaza mugenzi wawe uti wowe bigenza uti? Ask your neighbor. Discuss ubigenza uti? Mubigenza gute? Ask your neighbor, how do you deal with that situation? Murabyumva gute? Iyi nyigisho murayumva gute? Ese bihuriye he n'ibi n'ubuzima mubamo? How does this teaching relate to your situation, your life? Your Murumva lifestyle? bimeze gute? Ubwanyu nkuko mubivuze murabivanga. Nuko mubaho igihe runaka n'ikindi cyaza mukongera mugakubita umutwe hasi. Ntago ariko byari bikwiye kugenda. Some seasons you live, in other season you stop living. Ibyo rero niho bikomereye. Iyo Imana itubwiye ngo duhagarare dushikame nuko tuba tugiye gutabarwa. Kandi ni inzira itwinjiza mu kindi gice. Iyo tumaze gutabarwa ntago tuguma in that area. We change also the area. Turahindura. Tujya mu kindi gice. Dutera indi ntambwe. When God says that you have to stand firm, it means that He is going to bring you salvation or support. And after you get that support, you are promoted in another level. Reka mbaho urugero. Utangiye business. So you start a business. Utangiye gukora ntibigenze uko wabishakaga. Then you start working, but things are turning out to be different from what you expected. Iyo bimeze gutyo wagombye gushikama. When it is like that, that's the moment, that is the season that you have to stand firm. None urabitaye. Then you leave. Iyo biretse rero ukabivamo. Ibikurikiraho najya kukubwira ubugabanyije byose ni ukuvuga ya business irapfuye birarangiye. Ariko ubajije abakora business hano hanze aragumya agira uwo mutima wo kwihangana wo kubigumamo. Icyo gihe kigashira iyo circumstance akayivamo akajya mu yindi akunguka akazamuka. But when you take time to stand, when you take time to wait, you don't leave because it was not as expected,
then you actually grow in that situation. You stand until you leave one level to another. ibyo rero dufate n'urugero abaganga abadokiteri dore muganga hari yarahari yakuvura ndibaza imiti ntago ari ivura bwa mbere nivura bwa mbere doctor aza kutubwira icyambere nukwizera wowe kuje kwa muganga kandi uri bukiri kuko iyo wihebye ikivamo even when you are sick, umubiri wawe even when you are sick, truly the medication they don't cure when you don't have hope of living. Abaganga nibo bajya bavuga ngo iyo udashikamye umubiri wawe ucika intege. The doctors tells you that you have to stand firm so that you don't weaken your body. Kuko iyo ugabanyije iyo ucitse intege ubugabanyije ubwirinzi bw'umubiri. Because when you lost your hope, then your body is affected by the loss of immunity. Kandi iyo umuntu agize izo mbaraga igikurikira iyo ugabanyije immunity y'umubiri bigenda bite? When you diminish the immunity of your body, what happened? Bigenda bite? N'izindi ndwara zuriraho. You attract other diseases. You attract other diseases beyond what you have. Bifashe birangira bigutwaye ubuzima. And you end up even losing your life. Ibyo rero bikwereka ko gushikama bifite icyo bivuze no ku buryo bw'umubiri wawe. That shows you that the word standing firm means most of the time in your life about the circumstances that you are passing through. Ibi bihe rero turimo ni ibihe by'igeragezwa. The times we are in are the time of nk'abakristo turi mu bihe by'igeragezwa. We are being tested as Christians. Kandi nagira ngo mbabwire ko ibigeragezwa tunyuramo ntago riba ritegura iki? Riba ritegura abazaza. Ntago ari twebwe tugomba kunyura mu igeragezwa neza kugira ngo abazaza bazabeho neza. We are being tested for the next generation. We have to be tested for them so that they can live a happy life. Abadukomokaho bagomba kubona inyungu z'iryo geragezwa. Those that are coming after us, they should see the harvest. They should see the harvest of being tested. Abana bawe, abuzukuru bawe, your grandchildren, abajya bavuga bati dufite umugisha kubera sogokuru yari umukiranutsi. Haleluya. Tukuvuga bati sogokuru yari umukiranutsi. Masenge yari umukiranutsi. Our forefathers, they were truthful, they were trustworthy. That's how we are blessed. Ngira ngo mujya mubona hano iyo dusenga basengera abantu birukana imyuka mibi. Icyo gihe muzajye mureba hari ibintu bita karandi. When you are praying for people here on prayer line, you have noticed that there are generation curses. Hariya rero iyo twashoboye kubaho muri cya gihe tukatsinda bya bigeragezo ibi tuba tubikuyeho kubazadukomokaho. When we have stood firm in that period of trials, then we have removed already the generation curses for our children to come. Wowe bimeze bite? Ese ufite iyo ntego? Do you have that goal? Murabifite? Namwe batoya murabifite? Mugomba rero kuba mufite iyo gahunda yo kuvuga muti kumenya ibihe turimo no kumenya uburyo tubyitwaramo. You have to know the season you are in and how you should behave in that season. Njya numva ngaha tujya dusenga umuntu ati ngewe ndakabuto ka Abrahamu. Here we pray most of the time that we are the seed of Abraham. Ibya Abrahamu ni ibyanjye. What Abraham possessed is my possession. Imigisha ya Abrahamu ni yanjye. The blessings of Abraham is mine. Ntago biri automatic. Ntago ari ibintu biza ko gutyo. It's not automatic. Iryo sengesho ugomba kurikora uzi yuko rifite process. That prayer, it has a process. You have to know that. Kuko icyo nashaka kubabwira hari ibyo tugomba
ibigomba kuba bituranga kugira ngo tubone iyo migisha. We have to have some kind of characteristics or some kind of qualities to receive those blessings. Nagira ngo rero twihuse turebere hamwe ibyo bituranga ni ibihe, ni ibibazo ndi bubibarize. Let's look together what should be our identity so that we can get those blessings of Abraham. Ese mbasha kwigomwa mu buryo bworoshye? Ese mbasha kwigomwa ibintu mu buryo bworoshye? The first question I'm going to ask you is, do I give up easily? Yes, do I give up easy? Do I give up easily? Wakubaza ushobora kwigomwa? Ngaho ni mu biganire, discuss, muvugane, mubazanye. Ushobora kwigomwa cyangwa ufite limitation mu kwigomwa? Kwigomwa ikintu ni ukukireka ku nyungu z'undi. Mushobora kwigomwa? Do you give up for the benefit of another person? Kandi mukabikora mu buryo buboroheye, umutima wawe uri kuri ibyo wumva ko ugomba kwigomwa. Do you have that easiness in your heart when you are going to abigomwa bagire bati cyangwa bahaguruke abashobora kwigomwa? Those who can, please stand up. Ntabwo ari ukwigomwa kuri kimwe, mu mbabarire. Iyo wigomwa kuri byose. Aha turi mu ijambo ry'Imana, ntabwo turi ku isoko aho ushobora kureka iki ugakora iki. Murigomwa koko, murigomwa muri byose. In everything, not only one thing. Nta bintu mufite mutigeze murangiza, mutigeze mwuzuza kubera kwanga kwigomwa. Don't you have in some areas of your life where you didn't give up and then you didn't finish what you have started? Nagiye mujya mufata ibintu ugatangira kubera ubuzima bw'umuntu burashekeje. Hari igihe ushakira gutangirira ibintu 10 cyarimwe bikarangira nta na kimwe urangije kubera wa mutima wo kudashobora kwigomwa. Kuvuga utireka ndeke ibi nkora ibi, oya byose ugashaka kubikorera kimwe. Nta bintu byinshi mufite mutarangije. Sometimes you start so many things at the same time and you end up doing nothing because you couldn't decide what to do and what to give up. Reka turebe mu ijambo ry'Imana muri Mariko igice cya 4. Let's read in Mark chapter 4. Kuva ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa 7. Dusome mu izina rya Yesu. Mariko igice cya 4 kuva ku murongo wa mbere kugera ku wa 7 handitse ngo, yongera kwigishiriza mu kibaya cy'inyanja, abantu benshi cyane bateraniye aho aricyo cyatumye yikira mu bwato bwari mu nyanja abwicaramo. Abantu bose bari mu kibaya cyayo. Abigishiriza byinshi mu migani, akibigisha arababwira ati, nimwumve, umubibyi yasohoye imbuto, akibiba zimwe zigwa mu nzira, inyoni ziraza zirazitoragura, izindi zigwa mu kara kadafite ubutaka bwinshi. Uwo mwanya ziramera kuko ubutaka atari burebure, ariko izuba rivuye ziraraba, kandi kuko zitari zifite imizi ziruma. 7, izindi zigwa mu amahwa arararuka araziniga, ntizera imbuto. Amen. Mark chapter 4 verse 1 to 7 says, once again Jesus began teaching by the lake shore. A very large crowd soon gathered around him, so he got into a boat. Then he sat in the boat while all the people remained on the shore. He taught them by telling many stories in the form of parables, such as this one. Listen, a farmer went out to plant some seed. As he scattered it across this field, some of the seed fell on a footpath, and the birds came and ate it. Other seed fell on a shallow soil with underlying rock. The seed sprouted quickly because the soil was shallow.
But the plant soon wilted under the hot sun, and since it didn't have deep roots, it died. Other seed fell among thorns that grew up and choked out the tender plants, so they produced no grain. Amen. Amen. Ese ko musinzira. Aha twumve neza. Ziriya mbuto uriya mugani ubabwira iki? Discuss. Mbwire mumva ubabwira iki? Discuss and talk to each other. What do you think this parable means to us? Murumva umubibyi iyo tugiye mukuri ninde? A farmer. Who is the farmer? Ahanga mu ijambo ry'Imana uwo twita umubibyi ninde? Who do we call the farmer? Ninde? Ni Yesu Kristo. Yesu Kristo rero iyo abibya biba muri twebwe. It is Jesus Christ who plants the seed in us. Ariko izo kubera bya bindi ibyo nari maze kubabwira, kubera kubura kwigomwa, kubera kubura kwitanga, kubera umururumba w'ibintu, kubera gukunda ibintu, uzasanga imbuto Satani zose agize ate azikorecting. Because we are only looking after things, we don't give up easily, we don't give ourselves, we don't give sacrifice to do some important things. After the planting, the seed actually doesn't grow because of what we have prioritized in our lives. Amen. Iyo tugiye rero nagira ngo mbabwire ko iyo mubirebye tubura kwigomwa kandi tubonye ko ikiranga bimwe twise ngo iyo dusenga tuvuga ko turi akabuto ka Abrahamu kugira ngo tugere kuri ya migisha. Icyambere kituranga nuko tuba tugoshobora kugira gute kwigomwa. None ese turigomwa? Baza mugenzi wawe uti ushobora kwigomwa? Ask your neighbor, can you really give yourself for somebody else? Hari icyo ushobora kwigomwa? Do you give ushobora up kwigomwa something ariko for other ibyinshi people? biradutsinda. Ikindi kituranga nabwo ni ikibazo ndi bubaze. Mujya muvuga ukuri? The other question that I wanted to ask you, do you tell the truth? Mujya muvuga ukuri, mumbwize ukuri. Mujya muvuga ukuri? Do you have Reka truth mbabwire, in you? umuntu aremwe n'ikinyoma 100%. Ntihagire uwirwa mbeshye. Reka mbaho urugero. I want to give you an example. Hari igihe ubaza umuntu uti uvuye hehe? Ngo mvuye hehe? You ask someone, where are you coming from? Ngo mvuye hehe? Igikomeye ask you a question ubunaniwe again. kuvuga aho uvuye se? Instead of replying to Urimo you, gutegura iby'umubeshyi. you are thinking and asking a Ati question. ufite imyaka ingahe? Ngo imyaka If you are ubuze ko asking, nabazaga imyaka, kubaza imyaka biratwara iki kugira ngo uvuge uti mfite imyaka? Akenshi niyo twandikisha tugenda dukuramo umwe. Ese ubuyikuraho ngo bigende bite? we lie about our age. Ukuyeho ngo bigende bite? We reduce the number of our age. Umuntu uramubaza uti ndagira ngo nkubaze, wowe ko utuye hariya amakuru yaho ameze ate? Ngo amakuru buri gihe abanyarwanda ho turi special. Byanze bikunze ubaza ikibazo akubaza ikindi. Kandi is like to prepare his mind kugira ngo akubeshye. Ntago ari kugira ngo biri bugende ukundi. Unfortunately, that is how Rwandese are. This is the nature of Rwandan people. You ask a question, instead of responding to you, that person asks in return a question because he is taking time to think of the lies. Ubundi kera muri business abantu bakoraga habagaho guhura bagahana ibicuruzwa, nkaguha ibicuruzwa ukampa ibindi, cyangwa nkaguha ibicuruzwa ukampa amafaranga. Ubu rero hateye tekinoloji. Tekinoloji ni iyihe? Ubu ushobora kugura kuri telefone, ushobora kugura kuri WhatsApp, ushobora kugura kuri TikTok,
ushobora kugura kuri ziriya rezo, ziriya networks zose. In the past, there used to be trade between business people. You could trade money, they could give you materials. But now we have technology, you can trade even online. Ariko se ubwo buryo butworohereje harya nibwo buri mukuri. The technology seems to be easy, but is it truthful? Mumbwire ari mukuri. Nagira ngo mbabwire ko ukuri kurimo nabwo ni guke. Umuntu yakwereka ibintu kuri internet, akwereka nshobora gukuramo iri koti nkarimanika neza ahantu nkarifora rirashaje nararyambaye, ariko we nkakubwira ko ari rishya. What you see on the internet seems to be clear, seems to be like new, but in truth it's not new. It's used. Yes. Umuntu ashaka kuguhamagara, ngira ngo abakora business n'abashinwa bo babizi kuturusha. Umushinwa ashaka kukohereza ibintu ukagwa hano mu kibuga kubera umutima. You can buy stuff from Chinese and then you die of a stroke. Kubera iki ibintu wabonye kuri internet n'ibyo bakohereje biri totally different. Because what you get is different from what you saw on internet. Ibi rero ubu buryo bwo gukora nagira ngo mbabwire ko n'izi technology ni uburyo ni channel Satani nawe akoreramo mu kurushaho kwimakaza ikinyoma. The devil also uses the technology to amplify the lies. Kandi iyo ukoresha ikinyoma ntabwo ushobora guhagarara muri ya minsi mibi. Niba ubeshya nta cyabaye, harya iyo uri mu minsi mibi nibwo ukoresha, nibwo ushaka gushikama. If you lie in a good season, then what will happen in times of evil? You will not stand. Icyo gihe rero ntabwo ushobora guhagarara ngo ujye mu kuri. Ikibi muri ibyo kandi ntushobora kugenzura ibinyoma. Ndababwiza ukuri umuntu uyabeshya cyane agira akabeshya n'ibidakenewe. Noneho wamubaza n'ibyo yabeshye, ushobora kumusubirishamo, wamusubirishamo akakubwira ibitandukanye n'ibyo yari yavuze bwa mbere. Ni ukuvuga ntabwo ufite control ku kinyoma. Uko utagira control ku kinyoma niko utashobora kugira control ngo ushikame uhagarare muri ya minsi mibi. When you lie a lot, when you are used to lie, you don't even know how to control your lies. And when you can't control your lies, then you cannot control the times of evil. You cannot stand firm when you are in a time of need. Ikindi cya gatatu ndagira ngo twihute dusigaje bibiri tugasoza. Icya gatatu ngo ni iyihe mpamvu yo kubaho kwanjye. The third question is, what is the purpose of my life? Ni iyihe mpamvu. Nagira ngo mbabwire abantu dutinya ibibazo, siko bimeze. People, we are scared of problems. Ariko tudahuye na ziriya n'ibyo bibazo, challenges, tudahuye n'ibyo bituvuguruza, bituma dutekereza kurushaho, ntacyo twageraho. But those challenges moment, we need them so that we can go further. Kubera ko iyo udahuye n'ibyo bibazo, ese ubu waryama ukabyuka mu gitondo ujya gukora iki? Because if you are not challenged, what can you do? Do you wake up in the morning and do something? Ntacyo wajya gukora kuko ibisubizo buri gihe waba ubifite. Ibyo byose rero bitwigisha ko tugomba kurwana, kuko kugira ngo urwane intambara nuko ubuze icyo uyirwanira. You fight because you know why you are fighting. Ntago ntushobora kurwanira icyo utazi, nta nubwo waharanira icyo utazi. Ntugomba gucika intege niba uriho, kuko ibibazo byose bimeze gutyo ni ibibazo bituma uzamuka. You don't have to be weakened by the challenges, because those challenges make you stronger. Ahangaha ndabaha urugero. Umuntu uzasanga mu Banyarwanda ni indwara turwanya, nanjye ubwanjye njya mbyumva hanze, ukagenda mwaganira muri abagabo, shanga umugore ahantu ngeze. I will give you umugore uri hariya ni inkuba.
When you meet like men, husbands, you talk about your wives. biriya ni byiza, iriya ni challenge ugomba kumenya nyine uko umwitwaraho ukamenya guca bugufi. It is a challenge you have in your house, and it's good for you. You have to know how to stand firm. Kandi aho uhagaze niho hazatuma usohoka muri icyo kibazo. Ushaka gusanga ubikora kuko utazi guca bugufi. You have to be submissive in that challenge. Ibyo rero byose nibyo nagira ngo mbabwire yuko tugomba kumenya impamvu, tugomba ibyo bibazo kubihagararamo kandi tukabihagararamo dushikamye. We have to know the purpose of those challenges, and we stand firm in those challenges. Nagira ngo mbabwire ko niba mubitinya iyo utangiye kubivuga uzagende ngo ushaka kurongora ufite imyaka 25 ngo ngiye basireka ngiye kwiyahura. This is the only solution that I have. Mbonye ko umugorana niye ngingiye mu ruzi. You get married at 25, and then you are in conflict with your wife. Then you decide to go and you make suicide. You decided to make suicide. Suicide, yes. Hanyuma icyo nababwiraga, nyamara hirya yawe hari umusaza nka Jean, wagiye ukamubaza uti bigenda bite? Dutinya kubaza, wagiye ukabaza umugabo nk'uyu, wagiye ukabaza undi musaza uti ko bingoye ngende ubigenze gute? Uzagenda ubabazaho kurata kujya kwiyahura. Kwiyahura ni icyaha, ibyo ubukora ugomba kugerageza guca bugufi, kandi ibyo nibyo bigucisha bugufi. Instead of deciding to make suicide, why don't you ask an experienced father so that he can teach you how to be submissive and get out of the challenges that you have? Ikindi nuko nababwira ko ibyo bibazo nibyo bituma tubaho. Udafite ibibazo se wabaho? I also want to emphasize that those challenges makes you live. Ugomba kugira ikindi ishyaka ugomba kugira nukugira icyo usiga abandi bazajya bakwibukira, ariko bituruka kuri bya bibazo unyuramo. The other thing that you have to know is that you have to leave a legacy, and that legacy comes from those challenges. Icyakane nihuta ugira urukundo. The fourth question is, kwibaza nti ngira urukundo, ese mugira urukundo? Do I love? Nimwe mbaza mugira urukundo? Do you have love? Do you love? Mugira urukundo byahehe ko uwabisubiramo yasanga ntarwo mufite? Tuzi ko iyo ufite urukundo abandi neza biranditse, n'uwigishije mu gitondo yahoze avuga akamaro ko gufasha abandi kuko umufitiye urukundo, kuyifashije abakene iminsi yawe uko yiyongera, byinshi biranditse biravugwa. Ariko se niko tumeze? There are so many rewards of love, but do we have love? Do we love? Do we give ourselves? Do we give love? Ndagira ngo mbigishe isengesho rito cyane muzajya musenga munaryandike buri munsi buri mu gitondo, kuko urukundo rwarabuze. I want to teach you a small prayer that you should be praying every day in the morning. Write it down. Uzajya uvuga uti mwami, mwami, musubire, fasha kuba utanga umusaruro kugeza umunsi nzapfa. Fasha kuba utanga umusaruro kugeza umunsi nzapfa. Ndashaka kuba uwerera imbuto abandi kugeza ku mpumeko yanjye ya nyuma. Amen. Amen. Mwami, fasha kuba utanga umusaruro kugeza umunsi nzapfa. Ndashaka kuba uwerera imbuto abandi kugeza ku mpumeko yanjye ya nyuma. Amen. Lord, help me to be productive until I die. I want to be fruitful until my last breath. Amen. Amen. Ubwo niko mushimiye Imana koko.
reka mbere ikintu mutagira urukundo gato twigire ku yanyu. Ahangaha njya mbibona twese dufite abana, abenshi bafite abana. I want to show you how we don't have love in us. Umwana akakubwira ati ariko dadi jewe numva nshaka kwigira muri filime. Your children comes and tells you that they would like to go to a movie. Noneho wowe ukavuga urumva sha aravuze ngo ajya muri filime kwe ngewe nigeze nyijyamo ngana nawe. Then you start comparing yourself to that child, saying how can he go to a movie while I was not able to go to a movie at his age. Reka umwana yigendere, we agomba kwinjoyinga ibyase, ntabwo ari ngombwa ngo abeho ubuzima wabayeho. He has to enjoy this life. He doesn't have to be in the life that you have lived in. Agomba kubaho ubuzima, ntabwo ari ngombwa ngo niba ise yaragenzaga amaguru wagenza amaguru igihe hari imodoka azajya agenda n'imodoka. Why? He has to enjoy life. If you couldn't afford a car and he can afford a car, why not? He has to use the car. Agomba kwishimira nyine ibyose yagezeho, nkuko natwe twishimira mu by'umwami wacu Yesu Kristo yadukoreye. N'abana bacu bagomba kwishimira ibyo twagezeho. Niba utarambaraga inkweto ngo kurama ubundi gihe nigeraga nambara inkweto. If you didn't use any shoes, you don't have to tell your children that they shouldn't be using shoes. Akayambarira inkweto ni ku myaka ye. Ntabwo agomba kuba uko wabaye. He doesn't have to live in the same conditions you were in. Ibyo byose biterwa no kubura urukundo. Reka noneho ndangirize ku bagabo kuri twe, usanga umugore aravuze ariko mwaho uvuga ayo mafaranga nawe ugende uyashake ubikore. In our homes, in your family, a wife asks you some money, and then instead of responding, you get angry, and you say that money you're asking me, you should go also to look for that money. Do you think I'm the bank? Kandi ubwo arakubwira amafaranga yo guhahira urugo rwawe nawe. And the money is asking, it's the money to use in the house, in your home. Aho nagira ngo mbabwire, ese mwari muzi yuko no gushobora guhahira umuryango bikwiye nawe ari umugisha. It is a blessing even to be able to attend to the needs of your family. Imana nibiguhaye ubwo bushobozi, uzajye uhahira umugore wawe, uhahira abana bawe, ureke abana bawe bishime, wo kwigereranya nabo ibyo wabayemo, ntago baba ari concerned. If you have been blessed, ntago bibareba na gato ibyo bintu mubyibagirwe. If you have been blessed, umwana avuga ati ngurira igare kandi azi ko ayo mafaranga yafite, urareka kumugurira igare se gute? Ni wese wavuze ngo igihe wavukaga ube iwanyu no kubona amashanyarazi byari ikibazo, ubwo utaha uzagira ishyari ko yogera muri benyuari, none se yogereye. Nta rukundo dufite ababyeyi. We should stop being jealous of this generation, the next generation to us, because we shouldn't be comparing how we were brought up in a poverty, in needs, in lack with them. They have the right to enjoy the fruit of your labor. Ikindi rero kuri iyo ngingo narangirizagaho hano no mu rusengero, ntago ari ukuza hano imbere ngewe Pastor Andre uranzi uzaho nize ngewe ntago abantu bakeneye kumenya amadiplome yacu, bakeneye kumenya umufashije iki. People, they don't need to know your background or your authority or your power. They just need your love. They need your time. They need to get something from you. Yes, they need your care. Ugomba ubafata ute, ufata abantu ute. How do you treat people? Do you care them? Mujya mubitaho. Aha, ubitagira rye. Do you care for people? Murakoze kuko mutambeshye. Ibyo rero nibyo nagira ngo ndangirize ku ngingo kuri ku kindi kiranga wamugisha twifuza. The last point I would like to make today. Ese nshobora kugenzura imyitwarire yanjye?
Am I in control of myself? nahoze mbivuga no mu rugo biratunanira. Ikimenyimenyi umuntu yavuye ahangaha avuye gusenga hano mushobora kwitwara muri eglise kubwa amategeko y'itorero, kubwo ukitwara neza, ukavuga neza, ntusakuze, ntuhubuke, ariko wagera mu rugo abana yaje ndetse ugasanga rimwe na rimwe uri umuntu utuye kuri uwo musozi ariko bafite akazina bakwita. Ngewe hari umuntu twari duturanye bitaga ngo ntago muhuye na mujinya. Sometimes we are very quiet in the church, in the house of the Lord, because there are some guidelines that we have to follow. We don't shout, we don't misbehave. But then when we are going home, when we are in our homes, we are feared, we are like lions. And we have even names at our communities that we are called, like this person is full of anger. So people, they know you by your attitude. Your attitude is your ID. Menya kugenzura umujinya wawe, amagambo uvuga. Urugero nkano mwitero usanga abantu bafite ngamazina ngiyo bahageze ahavuga in the church sometimes when you are here, people they tell you not to shout. They shush you. Ibyo byo kwitwa amazina rero reka tubireke. Hubwo tumenye uburyo twitwara, tumenye kumanaginga uwo mujinya wacu, tumenye kumenya uko twitwara ku bantu. Ndetse mu gusoza nagira ngo mbabwire ko tugomba kugira kumenya ko ubuzima bworoshye ari ikinyoma. At the end, in the conclusion, we have to know that a very easy life is a lie. Gukora cyane nibyo bitugira abagabo n'abagore. Witwa umugore kubera ko ukora cyane. Working hard made us alive. Ibyo nibyo bituma uba wa wundi koko ushimwe. Working hard makes you to become a person. Mwamuzi ko gukora cyane nabyo ari umugisha. Working hard is also a blessing. Ubu rero nsoza nabwo mbasetse ubu mukanya navuga ariko Pastor Andre ya message aduhaye ari ikomeye. Ninde wababwiye ko ubukristo bwo bworoshye? Ninde wababwiye ko ubukristo bworoshye? You will be criticizing this message and saying this message was very difficult. Who told you Christianity is easy? Mwumvise ibyo dukurikiza tutabikurikiza aho habura n'umwe n'ukubera iki? Nuko n'ubukristo bukomeye. Natwe rero tugomba kumva iyi message tukayishyira mu bwenge bwacu, tugomba gushikama kugira ngo tuba abakristo nyabakristo. We have to stand firm so that we can become the right Christians. Aho gutaka ngo ikibi kiraje, tugomba kumenya guhagarara dushikamye. Instead of always complaining about the bad season, you have to stand there and fight. Kuko nagira ngo mbabwire ikindi gikomeye. Uwo mutari kumwe aba ari umugambanyi wawe. I also want to tell you that the person that you are not together with, it is your enemy. Ntago enemy ni betray. Okay. Yes. Ntago umuntu mutari kumwe aba ari umugambanyi. Icyo ni ikindi nashaka kubabwira. Ese muri twe ntababa banagambanira itorero wasanga bahari. I also want to ask you if among ourselves, are we all not betraying the church? Reka rero dusoze tuvuga ngo nkuko ijambo dusanga tuza kureba muri Zaburi ya ngira ngo ya 31 ku murongo wa 6. Mu gutegeka kwa kabiri 31 kuva ku murongo wa 6 kugera kwa 8. Nagira ngo mbabwire ko dufite data mwishu. Dufite data udukunda,
w'umunyembabazi. Aravuga ati mukomere mushikame ntimubatinye ntimubakukire umutima kuko Uwiteka Imana yacu ubwayo izakujya imbere ntizagusiga ntizaguhana. Haleluya. Amen. In Deuteronomy 31 verse 6 says, so be strong and courageous, do not be afraid and do not panic before them. For the Lord your God will personally go ahead of you. He will neither fail you nor abandon you. Uwiteka barebe neza. May the Lord bless Uwiteka you. abaha umugisha. May the Lord bless Uwiteka yumva amasengesho you. yanyu. May the Lord accept Abatabare. your prayers. Ugushaka kwa kwe muri mwe. May the will of Mwuzure God be umugisha upon w'Imana. Ubuntu bw'Imana buzabane namwe muri iki cyumweru. Shalom, shalom, shalom. you. Shalom.